Yesu ashimwe bene data, turashima Imana kuri uyu munsi. Iki ni icyumweru, uyu munsi wa 9, turi mu masengesho yo kwiriza ubusa no gusenga. Turashima Imana ko yabanye natwe, ni ukuri yatubereye Imana muri byose, kandi namwe ndabashimira gufatanya, kwihangana muri iki gihe gikomeye cy'urugamba, duterana, dufashanya, dushyigikirana. Mu by'ukuri Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Reka dusenge kugira ngo tujye mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kuri Imana nzima kandi y'urukundo, gushimiye ku bw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Reka ijambo rye tugiye kumva ribe ijambo rikomeza imitima yacu kandi rihindura kandi rihumuriza, kugira ngo ridusohore muri bihe turimo gucamo, twinjiza mu bindi bihe byo kwicyubahiro no kukuramya kubw'ubutabazi bwawe. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Bene data, turashima Imana kubw'ubuntu bwayo, imbabazi zayo. Ijambo ryayo uyu munsi turi busome ry'Imana turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya 29, umurongo wa 11 kugeza kuri 13. Yeremiya 29, umurongo wa 11 kugeza kuri 13. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira, muzashaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Amen. Bene data, iri jambo ni ijambo dusa naho dukunze gusoma cyane, ariko imirimo yaryo ihoraho. Ijambo ry'Imana atubwira ngo Imana ibyo yibwira kutugirira, izi ibyo yibwira kutugirira. Imana izi ibyo yibwira kutugirira, kandi atubwira ko ari amahoro atari bibi, kugira ngo itureme umutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Reka hano harimo ibintu nka bingahe turi burebe. Ni ukuvuga ngo hirya y'ibyo ducamo hari umugambi mwiza w'Imana. Ni umutwe w'ijambo. Hirya y'ibyo ducamo bigoye hari umugambi mwiza w'Imana. Iri jambo yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira. Imana izi ibyo yibwira kutugirira. Ifite umugambi wayo bahari wabitse hejuru y'ibiteye ubwoba, bigoye, biruhije, bigoranye. Izi ibyo yibwira kutugirira. Icya kabiri, ibyo yibwira kutugirira ni amahoro si bibi. Mwene data, humura, umuremyi wawe wakuremye, wakubumbye, wagushyize ku isi, azi ibyo yibwira kukugirira. Ibyo ucamo biri ukwabyo, ariko nawe azi ibyo yibwira kukugirira, kandi arakubwiye ngo ni amahoro si bibi. Kandi igitumye abikubwira mu ijambo utarinjira muri ibyo bihe, ni ukugira ngo akuremo umutima w'ibyo uzabona, w'ibyo urimo gucamo. Aravuze ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Imana irakurema umutima uyu munsi, ariko irakuremesha umutima ikubwira aya magambo, iragukomeza umutima ikubwira aya magambo. Nzi ibyo nibwira kukugirira. Imana izi ibyo yibwira kukugirira, izi ibyo yibwira kukugirira. Ifite amakuru ahagije ku byo yibwira kukugirira. Ifite imigambi ihagije ku buzima bwawe y'ibyo yibwira kukugirira. Kandi iratubwiye ngo ibyo yibwira kukugirira ni amahoro si bibi. Ni amahoro si bibi. Ni imigambi myiza si mibi. Ni imigambi iguhesha amahoro si mibi. Ni imigambi myiza si mibi. Ni imigambi yo kuguhumuriza si mibi. Ni imigambi yo kugukomeza si mibi. Ni imigambi yo kwinjiza mu buntu bwayo no mu gakiza kayo no mu buzima yaguteguriye si bibi. Ibyo igutegurira si bibi. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 10, haravuga ngo nta kindi kiza n'umujura keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ngo zibone bwinshi. Imana iragutegurira ubuzima bwuzuye. Imana iragutegurira ubuzima bwuzuye. Imana iragutegurira ubuzima bwuzuye. Ibyo igutegurira si bibi. Wikangwa n'ibyo ucamo. Yavuze ngo ibikubwiye mbere kugira ngo ikureme umutima w'ibyo urimo gucamo, n'ibyo ejo uzacamo, n'ibyo urimo gucamo uyu munsi. Ibikubwiye kugira ngo ikureme umutima. Ikubwiye plani yayo, ikubwiye umugambi wayo kugira ngo ikureme umutima. Imana ifite amakuru ahagije ku byo yibwira kukugirira, kandi ibyo yibwira kukugirira ni ubuzima bwuzuye, ni byiza si bibi, ni amahoro si bibi. Haleluya. Hanyuma arakomeza aravuga ngo kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumva. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ambaza Uwiteka, senga Uwiteka mu byo ucamo, hanga amaso Uwiteka. Kandi yavuze ngo muzashaka mumbone, nimunshakana umutima wose wanyu wose.
mwene data nshuti yanjye, Uwiteka icyo akubwira uyu munsi arabwira ngo azi ibyo yibwira kukugirira. Icya kabiri, ntabwo ari bibi, ni amahoro, ni ubuzima bwuzuye, ni ubuzima burimo umunezero, ni ubuzima bwuzuye ubumana, ni ubuzima bwuzuye gucungura, ni ubuzima bwuzuye agakiza, ni ubuzima bwuzuye kugira neza kw'Imana. Uyu munsi rero humura, kandi bikubwiye mbere kugira ngo uce mu byo ucamo ufite isezerano, ukomeye, ushikamye, ukomeye, kuko ufite amakuru ko Imana yawe umuremyi wawe ibyo yibwira kukugirira atari bibi, ari amahoro. Kandi iyo Mana niyo Yobu yavuze muri 42:2 iravuga ngo menye yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uwiteka ukubwiye aya magambo ashobora byose. Number 2, nta kibasha kurogoya imigambi ye. Icyo yagambiriye ku buzima bwawe ni wowe wakibuza gusa, ariko si indwara yakikubuza, si inzara yakikubuza, si ibihe byakikubuza, Satani wakikubuza, si abantu bakikubuza, ni wowe ushobora kukibuza. Kuko iyo Mana yitwa Imana ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo. Ikigusaba ni kimwe gusa: muzanyambaza kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga nanjye nzabumvira. Senga Uwiteka, Uwiteka azakumvira, Uwiteka azabana nawe, Uwiteka azagendana nawe, Uwiteka azagukomeza, Uwiteka azakuzuza imbaraga, Uwiteka azagusubizamo intege, Uwiteka azaguhumuriza na mbere yuko winjira mu masezerano ye. Muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Umutima wawe ushire ku Uwiteka. Reka gusenga Imana agace kamwe kandi gace gahagaritse umutima. Shira umutima ku Uwiteka, izera Uwiteka, hanga amaso Uwiteka. Ubushize twabonye ko tugiye kurwana intambara yo kwizera. Intambara yo kwizera ni ukugumisha ibitekerezo byawe ku Mana, ni ukugumisha ibitekerezo byawe ku Uwiteka. Ntubijyana ahandi, ntubishifitinge, ntubyimure, bikaguma ku Uwiteka. Yishakana umutima wawe wose, yambaze, izakumvira. Yishakana umutima wawe wose, uzayibona. Yambaze, izakumvira. Yishakana umutima wose, uzayibona. Kuko ibyo igambiriye kukugirira ni byiza, si bibi, ni amahoro, si bibi, kandi bikubwiye mbere kugira ngo nubyiringira bikubere inkomezi yo guca mu byo ucamo udahungabanye, udatentebutse, udacitse intege. Daniel yavuze amagambo meza mu gice cya 11:32, aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Abantu bafite amakuru ku Mana yabo, abantu bazi ko Imana yabo bafite imigambi myiza, abantu bazi ko Imana yabo bategurira imigambi myiza, abantu bazi ko Imana yabo ishobora byose, abantu bazi ko Imana yabo nta cyayikoma mu nkokora. Abo ngabo bazakomera, kandi bamara gukomera bazakora iby'ubutwari mu bihe bidasanzwe. Mwene data nshuti y'Imana, uyu munsi nakubwira ngo komera, uyu munsi nakubwira ngo shikama, uyu munsi nakubwira ngo humura, uyu munsi nakubwira ngo witinya. Kandi si ikindi gituma mbikubwira, nuko Imana uyu munsi kubutangarije itangazo ngo irakubwira ngo nzi ibyo nibwira kukugirira. Haleluya. Mu byo ucamo nzi ibyo nibwira kukugirira, mu mahangayiko yawe ufite nzi ibyo nibwira kukugirira, mu burwayi urimo gucamo nzi ibyo nibwira kukugirira, mu gucika intege urimo kugira nzi ibyo nibwira kukugirira, mu biteye ubwoba ubona bikuri imbere, bikurenze, bikugoye, utazi ubusobanuro bwabyo, nzi ibyo nibwira kukugirira. Kandi ni byiza, si bibi. Haleluya. Ni byiza, si bibi, ni amahoro, si bibi. Ibyo ubona byakuyobeye ku buzima bwawe utazi uko wabigenza, yaba ari mu buryo bw'umwuka, yaba ari mu buryo bufatika, yaba ari mu buryo bw'ubuzima, hari ibyo ubona utakwikorera, hari ibyo ubona utakwishoborera, hari ibyo ubona waburiye ibisubizo. Ariko menya iki kintu kimwe: Uwiteka azi ibyo yibwira kukugirira, azi ibyo yibwira kukugirira, kandi ni amahoro, si bibi. Kandi abikubwiye mbere ukiri muri ibyo ucamo, kugira ngo akuremo umutima, kugira ngo gukomeze umutima. Komera umutima mwene data, shikama mu mutima mwene data. Ambaza Imana, izakumvira. Tabaza Imana, izakumvira. Yishake n'umutima wawe wose, uzayibona. N'abaturanyi bawe bazabona ko wayibonye, n'inshuti zawe zizabona ko Imana wayibonye. Yishakana umutima wose, uzayibona. Yihanga amaso, uzayibona. Va ku byo wiringiye bindi uyiringire, uzayibona. Ahandi hose ni umusenyi. Urutare rutanyeganyega ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo Mana. Iyo Imana ivuze irasohoza, iyo isezeranije irasohoza.
Yobu yavuze amagambo meza mu gice cya 23 umurongo wa 8 avuga ngo ndashakira Uwiteka iburyo simubone, namushakira imoso simubone, namushakira inyuma simubone, namushakira imbere simubone. Arakuvuga ati ariko icyo nzi cyo ni kimwe, nzi ko Imana izi inzira nyuramo, inzira nyuramo irazizi, inzira nyuramo irazizi. Nirangiza kungerageza mu byo ncamo izankuramo meze nk'izahabu, izankura imaze kuntunganya, izankuramo ndi igikoresho cyo kizima, izankuramo imaze kunyoza, izankuramo imaze kunzamura mu kwizera, izankuramo imaze kunkomeza, izankuramo imaze kunkamura, izankuramo imaze kuntunganya ibitekerezo no kungira neza, izankuramo ndi umuntu wuzuye. Nanjye ikirenge cyanjye cyagumye mu ntambwe zayo, ijambo ryayo ryambere ibyo kurya bintunga muri ubuzima ndimo gucamo bugoye. Mwene data nawe ijambo ry'Uwiteka rigutunge, ijambo ry'Uwiteka rigukomeze, ijambo ry'Uwiteka riguhumurize, kuko rirakubwira ngo nzi ibyo nibwira kukugirira nk'umuremyi wawe, kandi ni byiza si bibi, ni amahoro si bibi, kugira ngo nkuremo umutima w'ibyo ugenda ucamo bitandukanye binyuranye mu bihe byose bigiye binyura ugenda ucamo. Humura, ibyo byose nubwo bikomeye, nubwo bikubabaza, nubwo bikurusha, ariko mpanga amaso, nyambaza, nshaka n'umutima wose uzambona, kandi imigambi yanjye izasura ku buzima bwawe, kuko nitwa Imana ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yanjye. Haleluya. Reka dusenge bene data. Ijambo riravuga ngo mu byo ucamo Uwiteka azi ibyo yibwira kukugirira. Ibyo ucamo byose Uwiteka niwe ufite urufunguzo rw'ibyo yibwira kukugirira. Ngaho rero mwambaze, ngaho rero mushaka n'umutima wose, kandi ukomere umutima, kuko ibyo agutegurira ni byiza si bibi. Imana iguhe umugisha mwene data. Muri ibi bihe bigoye hanga amaso Uwiteka, ibyo yibwira kukugirira ni byiza si bibi. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Humuriza imitima y'ubwoko bwawe, komeza imitima y'ubwoko bwawe, tsindishiriza imitima y'ubwoko bwawe, ntagire n'umwe ujegajega, ntagire n'umwe unanirwa mu byo buri wese arimo gucamo biruhije bigoye. Mana, ndakwinginze kugira ngo uhumurize imitima y'ubwoko bwawe, kugira ngo uhumurize imitima y'abana bawe, kugira ngo uhumurize imitima y'abana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Humuriza imitima y'abana bawe, aho bafuze icyo bafungura, aho bafite ubwoba bw'ejo hazaza, aho bafite ubwoba bw'uburwayi, aho bafite ubwoba bw'inzara n'ubukene, aho bafite ibibazo bitandukanye mu buzima buri muntu yihariye ku giti cye. Uwiteka Nyiringabo, ijambo ryawe riravuze ngo uzi ibyo wibwira kugirira buri muntu, kandi ngo ni amahoro si bibi. Kandi bitubwiye mbere kugira ngo dukomeze imitima, kandi uratubwiye ngo tukwambaze uzatwumvira, mbese tugusabe uzatwumvira, tugutabaza uzatwumvira, kandi ngo tugushakane umutima wose tuzakubona. Mana y'urukundo n'ubuntu, ndakwinginze Papa, ndakwinginze byiringiro byanjye, ndakwinginze imbaraga zanjye, genderera abana bawe, buri wese ahari mu rugo rwe, buri wese ahari mu nzira, buri wese ahari mu kazi, buri wese ibyo arimo gukora byose urimo kumvira ijambo, mukomeze umutima. Mwuka wera, sana buri wese Mwami, zamura igipimo cy'ibyiringiro byacu, kandi iri jambo risora imizi, ribasha kuducisha mu rugamba dukomeye, turi ingabo zuzuye zidahinda umushyitsi, kuko iyo wasezeranije urasohoza. Nturi umwana w'umuntu ngo ubeshe cyangwa se ngo wicuze, ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, kandi narakubonye, kandi ubu ndacyakubona, uri Imana idahemuka. Ngaho igaragarize buri wese urimo kumvira ijambo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.